Ngiye kubaha ikaze kuri Mitima Inspires. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa 23 muri ya gahunda yacu y'iminsi 28 yo kwimenyereza umuco wo gushimira, kwishimira uko tumeze, kuzura amashimwe, aho twabonye nyine ko bifungura imiryango yo gusubizwa ibintu byose dukeneye. Kuri uyu munsi rero noneho turishimira iki? Uyu munsi turishimira umwuka duhumeka. Uyu mwuka usanzwe kuwinjiza umwuka ukawusohora, waba uri hanze uri kugendagenda mu nzira, mu gashyamba, kuri uyu mwuka uhuha nyine ukaza ugahumeka ukumva umerewe neza. Uyu mwuka ni ukuri abenshi tuyifata nk'ibintu bisanzwe, ariko nyamara ni ibitangaza. Kumva ukuntu Imana yaremye ibintu, kavuga ati umuntu azakenera umwuka wo guhumeka, igashyiraho nyine uwo mwuka ubuntu nyine hanze ukagenda ugahumeka ibintu ubuzima bugakomeza. Umwanditsi w'aka gatabo rero aratubwira ati burya iyo umuntu ageze ku rwego rwo gushimira umwuka ahumeka, uyu mwuka nyine tubona ngo aba ageze ku rwego rwose rwo hejuru cyane ruhambaye rwo kumva nyine anezerewe, yishimye, nyine yishimiye ibyo afite, yuzuye amashimwe, aba ageze ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo rero abenshi uretse kumva nyine kumva kuri guhumeka, kumva twese tuba tumva ari ibisanzwe, ntabwo tuyifata nk'ibintu by'ibitangaza ngo tuvuge ngeze amahirwe uyu munsi hari umwuka uri gutambuka ndahumetse. Ibi rero umwanditsi w'agatabo nyine adusaba ko uyu munsi nyine twasa nyine n'abawushimira uko ugenda hanze uhumeka, ugafata nk'inshuro 5 ukajya winjiza umwuka ukawuhumeka ukawusohora, noneho warangiza ukajya uvuga ijambo urakoze, urakoze kubw'uyu mwuka duhumeka, ubwo urumva nyine ukayivuga inshuro 5 uko winjiza umwuka unawusohora ukashimira gutyo. Ngira ngo uyu mwuka nyine abantu baha agaciro iyo burya batangiye kuwubura. Urabona abantu benshi ari igihe ubura umwuka nyine wo guhumeka kubera ibintu by'ubuzima, bakagushyira kuri bya byuma bindi kikagufasha nyine guhumeka, ariko nyine urumva niyo byanze nyine urumva kidahari nacyo, ubwo nyine byaba birangiye kandi urumva nyine niyo mpamvu tugomba guha agaciro uyu mwuka duhumeka, ntitubifate nk'ibintu nyine bisanzwe, ahubwo nabyo tubifate nk'ibintu by'ibitangaza. Uko umuntu ugenda hanze ukareba uko Imana yaremye isi, ukareba izuba hanze, ukareba ibintu byose bizengurutse isi, ukabona iyo mibumbe yose izengurutse isi, hakaba nta na kimwe gishobora kugonga ikindi kugira ngo habe ibibazo. Ibyo zuba ritumurikira tukabona, mbese ibintu byose bidukikije tubona, byose twabibarira hamwe nyine nk'ibintu by'ibitangaza. Ibyo byose biduhereza umwuka wo guhumeka, byose tukabibara mu bintu by'ibitangaza. Urumva rero rwose kumva dufite uyu mwuka ni ukuri, reka tubihe agaciro. Nujya ubyuka ukumva uhumeka umwuka w'abazima, uvuga ati Imana urakoze. Nujya hanze ukumva uwo mwuka w'umuyaga uza uguhuha uhumeka, ukumva hinjiye akuka keza, ushimira Imana uvuga ati urakoze kubw'uyu mwuka duhumeka. Ngira ngo rwose wenda hari nk'iwacu nanone navuga ntabwo tubiha agaciro cyane. Nk'ubu ugeze nko muri ibi bihugu hari ahantu nyine haba hashyuha cyane ku buryo udashobora gusohoka hanze ngo ako kuka ukabone, ako kayaga ukabone, ari ukwifungirana nyine mu nzu ukagumamo ugahumeka bya byuka nyine baba bakoze bindi bisanzwe nyine bitangwa n'amashanyarazi. Ubwo iyo hashyushye ujya mu nzu ugahumeka ibyo byuka bitangwa n'amashanyarazi bikonje, wumva nyine nawe atari umwuka muzima uri guhumeka, wumva nyine ubura akantu. Haba nabwo nyine hakonje cyane ukajya mu nzu ugahumeka ubwo bushyuhe butangwa n'amashanyarazi, ariko nyine urumva iyo ugize nk'amahirwe hakamera neza, ubona abantu bose bashiriye mu nzira, bashiriye mu duti, bari guhumeka kakuka nyine, bari kuvuga ati byibuze duhumetse umwuka muzima, hanze umwuka wo mu biti, wo muri muntu utangwa nyine n'ikirere, ukumva nyine buri wese arabyishimiye ko habonetse umucyo, ko habaye nyine ikirima nziza, ko habaye nyine ikirere kizima cyatumye abantu bajya hanze guhumeka uwo mwuka muzima. Ni ukuri abantu bose baba barwanira bareba ku isaha, bareba ngo n'iryari haraboneka ikirere kizima ngo abantu twese dusohoke tugende tujye hanze. Uhabaye rero wavuga ati burya uyu mwuka duhumeka, uyu mwuka wo hanze, uyu mwuka Imana yatwihereye w'ubuntu ufite agaciro bingana gutya. Ni ukuri reka tugende tubyishimira, tubishimira Imana uko uhumetse, uhite uvuga ati Imana urakoze kubw'uyu mwuka mpuye n'aba hano hanze, nkaba mpumetse, nkaba numva rwose ari byiza. Ibaze nawe reba gufungira nk'ahantu nko mu cyumba kidafite umwuka, ntabwo ushobora kumara nk'amasaha, byibuze amasaha 2 hari nayo ni menshi ugihumeka umwuka w'abazima, wawe warangije neza, wabuze umwuka nyine uhumeka byakurangiranye.
ugomba gufungura nyine akayaga kakinjira kandi kagasohoka. Ubwo urumva nababwiye ko ntaho ngo hataba iyo miyaga isohoka, iyo hari imiyaga mibi hanze bashyiramo ibituma umuyaga uguma gusirikira mu nzu nyine w'umukorano uzanwa n'amashanyarazi, ariko uwo mwuka wo guhumeka ukaboneka kuri muntu kugira ngo akomeze abaho. Rero reka dukomeze twishimire uyu mwuka duhumeka, ibyaremwe byose n'Imana cyane. Noneho tubikore uyu mwuka tuzenguruka tugendagenda mu nzira nyine tuwumva nyine ko twinjiyemo, mbese tubyumve nyine twinjiremo tuwumve, tuvuga ati dore ibitangazo by'Imana. Rero nk'uko bisanzwe uyu munsi ni umukoro wa buri munsi dukora bya bintu byacu 10 dushima Imana ikintu kimwe ku kindi, ujye uvuga ati urakoze Nyagasani kubw'iki kintu nagezeho, kubw'iki kintu wampaye. Byose nurangize 10 noneho wongere ufata akanya usubize amaso inyuma ushimire kubw'umwuka duhumeka, tuwufate nk'ibitangaza ntituwufate nk'ibintu bisanzwe. Numva uhumetse nuko ugifate nk'ikintu cy'igitangaza kidasanzwe, ufate nk'ikintu kidasanzwe, bityo biduhereze kuba twawushimira Imana kuba yaraduhaye uwo mwuka. Ikindi kuryama byo ni ibisanzwe, nta kuryama tudasenze ngo twiyibutse ibyiza byatubayeho uwo munsi, tunabishimira Imana kugira ngo ikomeze nadufungurire amayira y'ibindi byose twifuza. Rero reka ndekera aha ngaha video y'uyu munsi, naheje ku munsi wa 24. Mukomeze mubane nanjye, ariko mbasabe nyaboneka mugende mukande kuri subscribe, noneho nimurangiza mukande no kukazogera kugira ngo utuvideo twanyu nzajya nshyiraho muzajye mutubona. Ubu ngubu uyu munsi ndababwira ko natangiye ikiruhuko, nari maze iminsi mu kazi nkora amavideo unaniwe, ariko ubu noneho nijye namwe ngiye kuba njya mbaha amavideo. Noneho ndashaka ko ndangiza n'iyi gahunda yacu, ubundi nkajya mbagezaho n'utundi tuvideo tugiye dutandukanye n'izindi nyigisho nziza nyinshi cyane. Mube hafi mwiwe gusa ntimuzahave, mukomeze musharinge inshuti zanyu, mukomeze mukore subscribe, mukore nakakazogera, mukore na comment nabyo mbone ko mwahageze. Ariko hari umuntu hagera agasiga byose atanasuhuje, none hagera usigo nsuhuje mvuge ntikanaka yahageze. Ngaho rero turi kumwe, Imana ikomeze bandindire.